We thank God for today. It is just miracles and wonders. I don't know where to begin or end from. The God we're speaking of is the God who works. He's the God who reveals himself to everyone who wants to see him. Ndabasuhuza reka indamukanya yansabe iri muri Yohana ibice 9 wakankirireho turebe umurongo wa mbere n'uwa kabiri. My greeting is going to be in John chapter 9. Yohana 9 ibice 9 umurongo wa mbere n'uwa kabiri. Bakamushyiraho ngakigenda abona umuntu wavutse ari impumyi kabiri. Abigishwa baramubaza bati mwigisha ninde wakoze icyaha n'uyu cyangwa n'ababyeyi be ko yavutse ari impumyi? Gatatu, Yesu arabasubiza ati uyu nta cyaha yakoze cyangwa ababyeyi be ahubwo no kugira ngo imirimo y'Imana yerekane Kawite bagura kubera tayo impamvu nsabye kino cyanditswe naragisomye ariko ni ibitangazo n'igihe wa kera nari nzi amoko y'inzoga z'itabi riryoshye ariko nsigaye nzi imirongo ya Bibiliya
njyewe uhagaze aha ntabwo nakabaye mpagaze aha, nakabaye narapfuye mu myaka yatambutse. Nihuse imyaka ari myinshi hejuru y'icumi, narakoronijwe n'ibiyobyabwenge. Navutse nk'abandi bana, nkura nk'abandi bana, mpabwa urukundo rwinshi nakeka ko abandi bana babona, ngera aho ndarurerwa nigira nabi. Nari umwe mu basore bashoboye ariko ntashobotse. Ibyo nigiraga nakuranye na mama wanjye, niwe nafataga nk'Imana yanjye. Now I was born, I was given love, I was cherished, but I took it to an extent where I took that love for granted. I grew up with my mother. N'abavandimwe of course. Noneho igihe kiza kugera numvaga nzamuhorana. Now I used to consider my mother as God because I used to think that she will always be alive and around with me. Igihe cyarageze aragenda, ariko nsigara nicuza ko igihe yari ahari ntabwo nitwaye neza nk'umwana. Umutima ugahora ucira urubanza nyine ko yagiye nta n'ikintu nahindura we kuba gutyo. Naho urebye kujya mu biyobyabwenge no kubimata muri byo ntaho byagiye bituruka kenshi. Now the time when she passed away, my conscience would not even give me rest because as I was not a good child to her, and there's nothing I can do about it because I cannot bring her back. And that's when, that was the time of the beginning of my taking of drugs. Nasigaranye n'abavandimwe bankunda cyane. I remain with the siblings who love me so much. Barankunda ntabwo mwabyumva, ndakunditse. They really love me so much and I'm lovable. Ndabaye muri ubwo buzima nicamo amayoga, amatabi, kwivana mu rugo nkagenda nkaryama street nta muntu wanyirukanye nivanye mu rugo. I live that kind of life, drinking, smoking. I would even leave home without even anyone trusting me, but I would just go. Muri ubwo buzima bwose nari mfite umuvandimwe wasengeraga muri restaurant. In that whole life, I had my sister. She's a restroom member and she used to pray for me. Ntabwo yigeze arekera. She never ceased to pray for me. Reka mbabwire ikintu kimwe. Let me tell you one thing. Imana ishobora gufata gangster ikamuhindura pastor. God can take a gangster and turn him into a pastor. Munyumve neza, I'm not a pastor. God is able to make me a pastor in the name of Jesus. Ushobora kwibaza nk'aka kamaniyeri k'icyongereza mbaneretse. Akamaniyeri k'icyongereza mbaneretse. You can even imagine how even switching to English. Let me tell you the reason to that. For the people who are English, did I even speak it well? Shitani yari yarabeshye ko kuvuga neza icyongereza kwayo bisaba ko mba nabanje kwidroga nawe. Neza nawe. The enemy had lied to me and told me for you to be able to speak English fluently, you have to first take drugs or be drunk. Now, can you testify? Did I even speak English properly? Mpagaze hano nshima Imana nabonesheje amaso. Nagiye mu rusengero nagiye gusenga fosho, nari ngiye ni nk'ahantu nari ngiye guhereza kuko nari ku bushomeri mu rugo hari kuboha bavuga hariya bataha kare bataha batinze, reka njyeyo ndajya nza ndyame nicaye cyane. Now, I thank God that I entered church, but I didn't come with the heart of praying that I wanted to pray. No, I came to pass time because I say, I know in Grace Room they spend much time, they take long to end the service. Let me just go for that sake to pass time.
no kuvuga ngo igihe cyarageze iyo ari Imana iri kwikorera akazi muri wowe ntumenye uko bigenze. I thank God because when God is at work in you, you don't even know what happens to you. Njyewe rero nakira agakiza nashidutse ndi imbere manitse amaboko nakozweho ndikurira bad boy utarajya kurira ntarira ryanjye. Now, I thank God who works in His ways because I found myself in front, receiving Jesus Christ as my Savior, crying, lifting up my hands. But now, you know, as a bad boy, you don't just cry easily. By that time, I was crying. Reka nihute mbere yo gukizwa kwanjye nakoronijwe n'ibyo biyobyabwenge bijyamo famiye ndayanga bigeza kuri revo nkajya mfata imyenda yanjye mfite mu bubiko nkayikuramo nkajya kugurisha kugira ngo mbone icyo kurya. Now, without taking much time, I want to say that before receiving Jesus Christ, I was bound by alcohol and drugs to the extent I could even sell my clothes so that I can be able to get money to buy drugs and alcohol. Igihe cyarageze imyenda igashira ugasanga mfite nk'ikabutura imwe nkayifura nijoro bakagura nkayambara kabiri nkatanga. Hanyuma ibyo byose ntabwo wamuvandimwe nsengeraga yigeze arekera. Abandi bageze aho bamuraho amaboko ubwo nagiye kugera kuri revo yo kugurisha imyenda famiye narayizonze kuri Kongo mwicara nkandika ikinyoma nkagitegura fresh kuko harimo abantu biyubashye saba ko muvugana nakoresha ugenda gake nkabyandika amusomera igitabo. By the time before selling my clothes, I had reached the point where I could sit and write and decide when I like to tell to my family members so that I can get money and request money from them. Because there's some people you can't just go anyhow and speak anyhow. You have to first sit and organize what you're going to say. Ibyo byararangiye nta nubwo nshaka kubyibuka n'uwabinkoreshaga nta bubasha kibifitemo. Hari ikintu kimwe nasobanukiwe maze kwakira agakiza. There is one thing I perceived after receiving Jesus Christ. Yego wenda mama wanjye ubyara ntabwo hari yaragiye ariko muri iki gihugu even no ku isi hose haracyari abantu bafite umutima wa kimama. I can tell you that yes, surely my mother passed away, but I can say that in this nation and also on the whole world we still have mothers who are compassionate. Ndagushimiye mama. I thank you, mother. Mbere y'abantu bose. In front of everyone. Iyo utaza kuba uhari kiriya gihe ntabwo sino gukekeranya simba nyiriwe. If you're not around by that time, I'm not even doubting. I surely know that I will not be alive by now. Urusyo nari impetse rwariri ku mutima wanjye rwaguye uyu munsi uyu mumama wanjye amuhobera ku gatuti mu magambo yanyongoreye yarambwiye ngo aracyari byiringiro. The big stone on the rock that was on my heart fell off the time my mother had me on the pulpit. At that time I was crying. She told me one and from the one she told me she said there is still hope. By the way, nanjye nitwa Byiringiro. I'm also called Byiringiro, which means hope. Rero nyuma yo gushima mami ndashaka kubwira ikintu kimwe shitani kuko yankoresheje igihe. After appreciating my mother, I want to tell one thing to the devil because he used me for a long time. Afite abashoboye benshi yafatiye ahantu uko yari yaramfashe. Maybe he's still trapping many people or putting many people into captivity and bondages as the same way he had bound me. Abahuma amaso kugira ngo badakora icyo bahamagariwe gukora kandi dufite icyo twahamagariwe. Buri muntu wese uri ku isi hari ikintu Imana yamuhamagariye kuko Imana ishobora mu muntu ntabwo yakwishimira gushora bihombe. Now, the enemy blinds them from what the Lord has called them because I believe everyone who has prayed or not, everyone who is living has a calling on this world because God invested in a person. Ndasoza muri ubu buryo mvuga ngo nabonye Imana icinzira. I'm winding up in this way and saying I saw God making way. Imana
ikora ibitangaza, I saw God performing wonders and miracles. mbona Imana irindi isezerano, I saw God keeping His promise. mbona urumuri mu mwijima. I saw light in darkness. Iyo ni Imana mvuga niko yahoze, niko izahora kandi iracyakora. That is the God I'm testifying, the same way how He was. He's still the same God and forever He will still be the same God. He never changes. Nyiri muri ubwo buzima sinamaraga wandwi nagiye mu bitaro ariko kuva ntakakira agakiza ndabura iminsi mike ngo umwaka wuzuye. Sinzi n'ikiri, sinzi kurwara uko bimeze. Now when I was still in captivity, I would not even spend 2 weeks without being hospitalized. But now I thank God that I'm going to now spend one whole day. I don't even know how a tablet is. I don't even know any way to the hospital. I thank God that I'm healthy. Kubera ko akenshi bajyaga kwa muganga kugira ngo bantere inshinge zigabanya ibiyobyabwenge mu mubiri, urumva narakijijwe ndabireka naba nsubirayo kwenda iki. Because I used to go to the hospital so they can inject me to neutralize the drugs that I had taken. Now what can be take me to the hospital? Ndamagaza rero nshima Imana ko ikora kugira ngo namare umwanya wa bano bantu. Twese buri umwe hari urugendo agendanye n'Imana. Ngenda shimira cyane mami, njye ntabwo nzajya mwita mami nk'abandi kuko birasa byose. Nzajya mbivuga mu Kinyarwanda mama. Now I want to thank God. Without taking much time, I want to tell you I will not be calling you mommy because the goddess is saying you mother. I will be saying it to my mother language. I will be calling you mama. Kanisabira abantu bari ku buhanga bw'ibyuma babikoze bimusabe mureba. Let me request. Mama, wakemera ukambera nyine mama. To request you, mother, can you accept? Nikuriya yemera. Be my mother. Tumukomera amashyi mama afite abapapa benshi bano. Ndashimira Imana wowe neza. Wari wabyemeye ntabwo cyane. Yes. Twabaze 8 cyagiye ariko uretse umuryango ukavuga ngo byarangiye bagashyira kuri blanka bakagera ku bitaro bakajya gushyira muri ka kantu babikaho Imana ikongera igakura. turi kubivuga gutya nk'abari online bashaka kuvuga muri blanka biki. Uyu mumama nta bice bafite yahereza abantu bose baba bageze aho bavuge bine. Sinzi ubushobozi bw'abaye n'abufite ntabwo yabibona ibyo bice. Testifying here and you feel like this is a prank. Let me tell you and let me be honest with you. Our mother doesn't have time to do that and cannot even have time to pay for people to testify of the wrong testimonies that are not even true. Ibihamya birahari twarabivuze n'abavandimwe kuri Restroom kuri YouTube video barabizi ntabwo ari utuntu twese ni utuntu twizi ko wakiyitirira gupfa. Narapfuye ndazuka inshuro twabashije kubara twibuka ni 8 n'ejo nibutse izindi ejo nibutse impfu ebyiri nta nubwo mu babimenye ni mbere gato y'uko ngizwe nari nariyomoye mu bavandimwe ntabwo yatigendeye kuko hari abavandimwe baba bafite ukuntu batwara ibintu byabo utabyumva kimwe ugashaka abandi bakuberekereza. Hari undi rero wanateshaga mu ngera we Kikanombe ni agastori gatoya kahita karangira. Ndagenda nyerekamo ikinywaji ndangije ikinywaji cyo kunywa niba ari safi sana yeretsemo icyo kunywa umubiri. It is a story I want to tell you. It's really short. Now there was this time that I took
drink alcohol. iryo joro narazinyweye bifatika nafite n'ubufaranga bunyoshya n'ahantu heza rwose biryoshye. At that time I really consumed alcohol. I drank because I even had some money. iryo joro natewe ubwoba n'ukuntu nari kuzinywa nishimye. Abantu twari kumwe dutandukanye numva muri njye ndahindutse, nibwo ibitekerezo byambara inyuma binyereka ibintu nagiye ngomba kubera ubwo businzi, binyereka imyitwarire n'iki. Icyo gihe ndabyibuka nari hafi y'ikigo cya gisirikare i Kanombe kuri Air Force. Ndagenda ngera kuri gate barakasubira inyuma bampi, ndagenda ndabasanganira. Ntabwo ari ugusinda kuri iyi nari icupa ryarimo rigenda ririho. Now that night I was really drunk to the point I went to Kanombe. Ikintu cyabaye ndabyibuka neza, baramajije urashaka iki, ndababwira ati abantu harahanze biranze ngiye mugitwarire nigire mu gisirikare n'ubundi ndabakura. Barambwira ngo ni process ngo bice gutya na gutya, ndababwira wowe kandi ndi ku kigo By that time I was really drunk. I took alcohol and I went to the bars, to the army. I told them, I'm here, I want to join you, I even love you, so since I'm here, kindly let me join. And they said no, there is a process to that. U Rwanda rwacu rufite umutekano mwiza n'abantu beza. Our Rwanda has security and good people. No one even harmed me. Barebye uko meze, umwe amfata akaboko arambwira ati none ntibyakunda, afande araza mu kanya, ngwino mbimweretse ahantu uryamye naza ndaza kubyutsa umuvugisha. Now they told me the commander is going to come in a minute. Kindly come, I'm going to show where you're going to be lying. If he comes, I will wake you up. You're going to speak to him. Akira ahantu muri urabona za nzu bahinduranyamo amashifuti ziba ziri kuri gate. Naraharyamye sinamucunze ku jisho nshaka ndasohoka. Maze gusohoka sinakinjiramo, nca inyuma y'ikigo ngo ndebe ko hari ahantu hagufi nakurira amaboko. Ndahabona ahubwo mpasanga igihuru kimeze neza, kimeze nk'inzu. Nasinze ati umutima urambwira turaniruhiye iryamye. Ndiryamira aho ngaho. None ibibazo umuntu waraye hanze, ndaryama ndaheza nk'umuntu uri mu nzu. Ubundi umuntu waraye hanze arangwa no kuzinduka kugira ngo mutagere kugenda yabyutse. Now, that time I escaped him. I didn't like where he showed me, but as I was escaping him, I found myself into a bush, and that bush was really bush. The point it was like a house. I slept into that bush. I slept comfortably like a person who was in the house. Icyo gihe haciyeho umuturanyi wo hari ikigo gutya, ambonye arikanga yohereza umukozi we w'umuhungu. Yarambonye agira ngo napfuye, sinapushaga nizingazinze ndaho agira ngo napfuye. Yohereje umuhungu aje amaze ku bitugu mfunga yabanza nsanga ryarashe, nsanga izuba rimeze gutya. Now that time someone passed by, thought that I was dead, and he called for a pastor to come and check on me if I'm dead or still alive. By the time they tapped on my shoulder, I realized that it was really day and noon. It was sunny. Urumva mbasaba amazi n'amasoni menshi ndagenda. Icyo bivugiye ibi ngibi nuko buriya hari ubuhamya umuntu atanga, hari n'ubwo yibikira kuko hari amabara umuntu akora akageraho no kwireba muri miruwari bikanga. Kuvuga rero mpamvu niba byoroshye. The reason as to why I'm testifying this is because there are some bad things or evil things a person can do to the point they cannot be able to testify them because they're really evil. You cannot even face yourself in the mirror. So icyo nshima noneho nuko ari Imana isobanurira umuntu akamenya uwo ari we. Ubu ndi umuhungu uhamya Imana kandi iteguye kwikorera. Ni umuhungu mwiza nk'uko mubibona mwabyanga mwabyemera, Imana yaragiye kuri bwiza. Shitani we yari yaranshyize ko ntacyo nzavamo, ariko munyitege iyi tariki n'iyi video muyibike ngiye kuzavamo umuntu ukomeye muzabyina.
mesaje yanyuma ku rubyiruko no ku babyeyi bafite abana bari muri ubwo buzima basengera. The last message to the youth and to the parents who have those, the children who are in those things. Agasengesho gatoya gakora ibitangaza gatanga breakthrough kava mu isengesho rinini tuba twasenze. Musenge mutarambirwa, Imana iracyakora kandi ntimwumvire shitani. Shitani aragushuka. Pastor Rita yabivuzeho ko iyo agushaka araza akagushwanisha n'Imana. Uwo bari guhungiraho already mukaba aho ukabura mu munsi, ugasanga Satani mu kibuga arwaniramo akagukubita kuko Imana niza gutabarira mu kibuga cya Satani. Imana ihora iri tayari gutegereje kuvuga yego gusa igufashe. Birumvikanye cyane, mureke Imana yacu tuyivugiriza akaruru soza. Hallelujah.